Hello guys, turabashimira kuba mukurikira Star Technology. Uyu munsi rero Star Technology yifuje kubagezaho amakode wakoresha kuri telefone yawe ukagira ibyo umenya bishyashya. Mbere na mbere dushaka guhera kuri iMail, uburyo wareba iMail ya telefone yawe ukayibika no kubika dokima zawe kugira ngo izagufashe mu gihe wayitaye. Nta kindi rero no kujya muri phone call yawe ukandikamo imibare akanyenyeri urwego 0 6 urwego. Imibare yitiza uramutse ukoze nka screenshot cyangwa se ukandika imibare yazagufasha mu gihe wataye telefone yawe. Twihuta rero kwereka kode ya kabiri. Kode ya kabiri ni uburyo ukoresha mu telefone. Ugiye kugura telefone ntuzi uburyo imeze, ariko hari kode wakoresha kugira ngo umenye functionalities zayo. Mu gihe ukirimo no kuvugana n'uwo ugiye kuyigurira, cyane cyane abagura okaziyo, hari imibare ushobora gukanda ariyo akanyenyeri urwego 0 akanyenyeri urwego. Urabona screen yisiza. Ino screen rero iragufasha gupima ibintu bitandukanye, harimo vibration, harimo ibara ry'umutuku, hazamo touch. Iyo touch rero ikintu ukora ucishamo urutoki, hano hasi harimo utuntu tw'udushape, ucishamo urutoki ukareba niba hasigara ibara ry'icyatsi kibisi. Urutoki rwahinduka ucishamo gutya, ucishamo neza ukareba ko telefone yawe ikora impande zose, kuko ari telefone usanga zikora ibice bimwe. Iri sawa rero ihita ikuvanayo ugakomeza ukareba n'ibindi. Harimo sensor, urabona ko sensor ikorodinga imibare ushyizeho nk'ikiganza hano umwanya uri sensor. Burya ni ikiganza ndi gukoresha cyane, ikagenda ivaho ijyaho. Star Technology rero buri munsi duharanira inyungu yanyu kurenza ibindi byose. Niyo mpamvu tuba twanze ko mwagura rimwe na rimwe telefone bakabahangika. Tubashimira kuba mudukurikira buri munsi. Tubasaba gukora subscribe ndetse na like, mugashinga n'amavideo yacu. Murakoze cyane.